icyo twita flight mode cyangwa kadege muri telefone tuba tubona yuko akamaro kayo ari gukora connection gusa, ahubwo iyo ugeze mu ndege nibwo ubona akamaro kayo kanini gakomeye. Kuko iyo ugeze mu ndege kugira ngo ubashe kuvugana n'umuntu uri ku butaka nuko ukanda kuri flight mode, connection zo ziba zamaze kuvamo kare. Ese wari ubizi yuko gukora mu isura iri mu ndege bitemewe? Wari uzi ko ibintu bishyushye se mu ndege nabyo cyangwa se biba bihumura bitemewe? Nubwo waba uri kurya cyangwa uri kunywa ka cyayi, fasha amasegonda make cyane cyangwa se iminota mike cyane nkubwire ibintu abagenzi baba bemerewe gukora n'ibyo batemerewe gukora igihe bari mu ndege cyangwa se airplane travel. Iki kiganiro ni Hozaho update. Yes ladies and gentlemen, nkubwirutse waba uherereye hose, yambo ngiye kugezaho ibintu 7 abagenzi baba batemerewe gukora igihe bari mu ndege. Iyi ni Hozaho TV, ngiye uri kumva ndi mwenyewe Hozaho. Ikintu cya mbere rero nuko nta mugenzi uba wemerewe gutambuka mu ndege yakuyemo inkweto asigaranye ibirenge gusa. Kumwe ushobora kuba wambaye inkweto wenda zirimo zirakurya ukavuga uti ngiye kuzikuramo nkandagize ibirenge mu ndege. Ntabwo biba byemewe rero kuba wakuramo inkweto ukaba wazikandagiza hasi ku ndege wambaye ibirenge. Impamvu rero nuko bivugwa yuko igihe uvanyemo inkweto uri mu ndege biba bishobora kuba byatuma amaraso yawe abasha kuba yakora icyo bita clot cyangwa se abasha kuba yavura, bikaba byatuma rero nanone gukuramo inkweto germs cyangwa se bacteria zibasha kuba zakwinjira mu mubiri wawe cyangwa se udukoko. Niyo mpamvu rero mu ndege bitemewe kuba wakuramo inkweto. Icya kabiri nuko kwifata mu isura ku mugenzi uri mu ndege biba bitemewe. Kumwe ushobora kuvuga ngo reka nikore mu isura wenda nikuraho akantu runaka kangiyeho, ntago biba byemewe. Ni ryari rero biba byemewe ko wakora mu isura? Ni igihe uba ufite sanitizer mbere yuko ukora mu isura yawe, ukamanza ugashyira sanitizer mu ntoki. Wamara gushyira sanitizer mu ntoki ukabona kuba wafata mu isura yawe. Nabwo nyuma y'igihe runaka, nyuma y'iminota runaka, ntago wemerewe kongera gukoramo. Icya gatatu nuko umugenzi uri mu ndege aba atemerewe kuba yakwicara mo hagati. Ni ukuvuga ngo urabona intebe z'indege uburyo ziba zimeze, ntago biba byemeye yuko wajyamo hagati no hagati, ahubwo wicara usa nkaho uri ku ruhande. Niyo mpamvu abagenzi mu ndege akenshi ntago baba begeranye, ahubwo umwe aba ari ku ruhande n'undi ari ku ruhande. Ikintu rero gishobora kuba cyabitera nuko uramutse wicayemo hagati haba hari amahirwe yuko ushobora kugira icyitwa deep vein thrombosis cyangwa se DVT. Iyo ngiyo rero akaba ari indwara igendanye n'ibyo bita blood clot cyangwa se no kuvura kw'amaraso. Iyo wiciye mu ndege rero hagati bivugwa yuko ushobora kuba wagira iki kibazo cya deep vein thrombosis, bikaba byatuma amaraso yawe avura. Hamwe ushobora kuba wahaguruka uri nko mu ndege ugasanga ntago biri gukunda, ibinya byagufashe, akaguru nikari kurambuka, cyangwa se igihe cyo kuva mu ndege kigeze ugasanga ntago ubashije kuba wahaguruka kubera yuko wicayemo hagati. Ni byiza rero kwicara ku ruhande igihe cyose uri mu ndege. Iki kibazo rero kugira ngo gikemuke, umuhanga Dr. Catherine Sogwest Forest muri kaminuza ya Stanford University Healthcare niwe yavuze kugira ngo byose bigende neza, gerageza byibuza kugenda utembera mu ndege gake gake, byibuza rimwe mu isaha. Buri uko isaha irangiye ni byiza guhaguruka ukabasha kuba watemberamo gakeya ku mugenzi uri mu ndege. Ikintu cya kane rero, ntabwo wemerewe gukoresha ikirangiti. Nubwo mu ndege haba harimo ikirangiti mu ndege cyangwa se ikintu cy'igishuka mu ndege niko nabyita, ntabwo uba wemerewe mugenzi kuba wafata iyo shuka iri mu ndege. Nubwo bamwe na bamwe bagenda bazikoresha ariko ubundi ntabwo biba byemewe. Impamvu ni iyihe rero? Nuko ibyo bishuka akenshi na kenshi umuntu uri mu ndege, wowe se cyangwa se undi wayimanjemo mbere yawe, nuko ashobora cyane
mbere cyo kwitsamuriramo, icya kabiri kuyifataho, icya gatatu aramutse afite indwara yandura kubera yuko yaba bafashe kuri iyo shuka cyangwa se kuri icyo kiringiti, bishobora kuba byatuma nawe uyikoresheje iyo ndwara ibasha kuba yakugeraho. Ni byiza rero kugira ngo wirinde bino bintu, ni byiza kuba wakinjirana ikote ryawe se, umupira wawe se, cyangwa ikiringiti cyawe se, cyangwa ishuka runaka yawe. Bikaba byiza rero ukoresheje ibyawe mu mwanya wo kugera mu ndege, ugafata ishuka cyangwa se ikote cyangwa ikiringiti usanze mu ndege. Ikintu cya gatanu, ntabwo uba wemerewe gutera burage zirimo ibintu byateza abantu ubwoba. Ni urugero, ushobora kuba wazana burage cyangwa se joke cyangwa se wazana ikiganiro ukaba waganisha ku bintu bijyanye n'impanuka wenda se, cyangwa se ibintu byatera abandi bantu bari mu ndege ubwoba. Kubera yuko baba bari mu kirere rero, uzanye burage cyangwa se joke zibatera ubwoba, bishobora gutuma bapanika cyangwa se biyumva nabi, cyangwa se yuko hari ikintu runaka gishobora kubabaho. Ntabwo rero byemewe kuzana burage mu ndege zatuma abagenzi bahangayika cyangwa se bapanika. Ikintu cya gatandatu rero ni uko mu ndege umugenzi urimo kwambara headphone cyangwa se kwambara ekuteri, ahangaha ugenda wumva imiziki igiye itandukanye mu ndege, bahita bakubwira uti don't disturb cyangwa se wibangama. Ibi ngibi rero kwambara headphone mu ndege ni uko abantu muri kumwe bashobora kuba batekereza yuko uri kumva indirimbo runaka zishobora wenda kuba zabangamira, ushyiramo imiziki runaka ishobora kuba yabatera stress, gupanika n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu umuntu uri mu ndege utambaye headphone, iyo yegeranye n'uwambaye headphone, akenshi na kenshi abwira uwambaye headphone akamubwira uti excuse me, ati nyihanganira kabisa kuko kwambara headphone bibangamira abagenzi batandukanye mu ndege. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma, nta biryo bishyushye cyangwa se ibintu bihumura mu ndege umugenzi aba agomba kuzanamo. Impamvu nuko ibiryo bishyushye cyangwa se bihumura hari abantu batabyumva neza, cyangwa se impumuro ikaba yatuma abantu batiyumva neza. Kumwe umuntu abaruka rero bikaba byatuma byamuviramo kuruka. Umuntu udakunda kugenda arya mu ndege bikaba byamubangamira. Niyo mpamvu rero ugomba kuzana ibiryo bitari buhumure, cyangwa se gufata ibyo kurya bidahumura, cyangwa se ibyayi nimba ugiye kukinywa se, usibye yuko mu ndege n'icyayi akenshi na kenshi kiba kitemewe. Niyo mpamvu rero ari byiza gukoresha ibiryo bitari buteze impumuro mbi mu bantu muri kumwe mu ndege. Iki kiganiro ni Hozaho update, nzanyibagezaho umunsi ku wundi. Twandikira icyo wifuza yuko twazakubwiraho. Nge ndi Hozaho, subscribe, we are together.